dutangiranye n'umubyeyi usa nk'aho ari kwitotoma avuga amagambo atari meza avuga ati bayi nari mbarambiwe rwose nta soni mwari mungeze aha saba nyine ubwo aheza ni mu ijoro cyangwa se tuzanahurira ikuzimu. ubwo umubyeyi wasaga nk'aho ari kuvuga ibigambo rwose bitameshe yahise azamuka yirukanka ubwo yari ari kumwe n'undi mugabo nawe ari kumubwira ati banguka twigendere. ubwo disi bahita bakwereka utwana turi gukinira hafi y'inkombe neza za Nyabarongo turi gukina ubona ko twishimye neza impande ya Nyabarongo. ubwo abana nta kintu bari bitayeho bari bafite ibyishimo rwose byinshi. ubwo abandi barazamutse bahita bagenda binjirira mu modoka ariko barimo no guseka bavuga ati sawa. ubu twana twakomeje gukinira aho ngaho hafi n'inkombe neza kuri Nyabarongo. ubwo abandi bakije imodoka barigendera basiga abana aho ngaho gusa abana bo batazi ibiri kujya mbere. ubwo muri ako kanya hari umugabo wahise uca hari gucuruza imineke ariko ibaza ati se ubu noneho uyu munsi ndabona abakiriya ko mbona uyu munsi utameze neza mana yanjye. ubwo muri ako kanya kimara gukebuka hepfo nahise umutima usimbuka ubwo yahise avuga ati Jesus gute bishoboka abana bangana kuri bari gukina iruhande rwa Nyabarongo. ubwo umugabo umutima waramusimbutse ahita avuga ati bana batamusigeho. ubwo yahise amanuka yiruka asa nk'aho agiye gutabara abana kugira ngo ikintu basaga nk'aho bari gukiniramo kidatusha gato kikanyerera kigahita kibayobora mu mazi kuko byaba byari kuba birangiye. ubwo umugabo yihuse ari kuvuga ati byibuze reka ntabara ubuzima bw'abana yiruka nk'ari kugenda basanganira avuga ati bana bato. ubwo yahise abafatira bose icyarimwe arangije ahita bazamukana abana disi ubona ko batazi n'ibiri kujya mbere. ubwo yahise duterura twose twicaza hejuru atubwira ati ngaho nimutuze sibyo mwicare hano mumbwire byabagendekeye gute mama wanyu ari hehe. ubwo umwana wasaga nk'aho ari we mukuru w'umukobwa yahise avuga ati rega mama wacu yadusize aha ngaha yatubwiye ngo tube turi gukinira hariya ngo araza kuhadusanga. ubwo umugabo disi byaramurenze aravuga ati ngo araza kuhabasanga none se ubwo yari ari mu biki. ubwo akana k'agakobwa katangiye kumubwira inkuru kari kumubwira ukuntu byatangiye byose. ubwo barakwereka kugira ngo umugore afate umwanzuro wo kuzana abana hariya impande ya Nyabarongo kugira ngo abarohemo ibyabo birangire atandukane nabo. ubwo yari mu gitondo umugore asa nkaho afite ibindi bintu yari arimo. umugabo ari kumubwira ati nizere noneho ko bitaragenda nka kwa kundi byagenze ubushize. ni ukuri bariya abana bawe rwose bajya ban stress uri ukuntu ubushize byagenze amafaranga yanjye rwose yapfuye ubusa mana yanjye. ubwo umugore yahise atangira kwisetsa avuga ati rega humura noneho nabyorganije ngo abana ntabwo bari bwigere bagera hano mu nzu si wabibonye se ko nabasohoye hanze. ubu n'igihe nawe rwose nidushaka rwose dukora ibyo dushaka abana nabohereje hanze ntabwo bari bugere mu nzu sibyo mana yanjye. nyumvira abagore dusigaye dufite muri iyi minsi ibintu basigaye bibereyemo bakirengagiza abana. ubwo batangiye gukora ibyabo koko avuga ati twikorere ibyacu abana nabohereje ntabwo bari bwigere bagera mu nzu. ubwo koko utwana turi gukinira hanze mbere yuko mama wabo bafata ngo abajyane kuri Nyabarongo utwana twibereye hanze turi gukina. ubwo akana k'agakobwa kari kari aho ngaho ari nako ubona ko ariko gakuru. ubwo kaje gushituka kabona ko atari kumwe na musaza wako. ubwo mu kubitekereza ahita yikanga avuga ati Dirani. ubwo yakomeje kugahamagara yitegereje hirya ahita abona akana kari gukinira mu muhanda hagati neza kandi mu nzira ibinyabiziga bicamo. ubwo umwana w'umukobwa yahise akuka umutima arangije aza ari gutabaza mama we avuga ati mama Dirani yagiye gukinira mu muhanda. mama uzi ko harimo n'imodoka hari gucaho imodoka nyinshi ubwo si baramugonga. ubwo umugore we wari wibereye mu munyenga n'umugabo yahise avuga ati my gosh orunera nakubujije kuva ryari kuza kwirwa nsakuriza umamagara nakubwiye ko utazongera kujya uzumamagara gutyo uko wiboneye ubwo se ubuze ibyo mba ndimo. akana ati mama tabara yewe
ngwino urebe Dylan ari mu muhanda kandi baramugonga, ushaka kapfa? Mama waje bataramugonga, gira vuba. Ubwo umugore rwose umeze nk'inyamaswa yahise avuga ati cyo nangira kubyara ibikobwa, ubwo we ntabwo wagenda ngo umukuremo utiriwe uza kumbwira ngo ikintu iki, gusa uriko nagiye mwitayeho, nta n'isoni, wajya ugenda ukita kuri musaza wawe ngiye ukandeka. Yo ubwo kano disi karababaye. Umugore ariko aravuga ati kangende, arangije atahaguruka avuga ati baby basi bunyihanganiyeho gato, yampaye iminota mikeya gusa. Ubwo umugore yarahagurutse koko arangije atajya kureba umugabo yasigaye aho ngaho nawe ari kwishima mu ruhara, avuga ati asikiwe, ibi nabyo ndabirambiwe, amafaranga yanjye yose azajya ahora apfa gusa. Akana disi ko kari gukinira mu muhanda katazi biri kujya mbere, icyo atazi nuko hirya hari kuza imodoka yanafatiyeho iri ku muvuduko mwinshi. Ubwo Ornella yari yagize ubwoba bwinshi abona ko Dylan byarangiye bagiye kumugonga. Umugore nawe mu kugera mu muhanda kuko yahise abona ko imodoka yasatiriye umwana, araje avuga ati ntabwo bishoboka. Ubwo Ornella we byaramurenze, yarangije no kwifata mu mutwe avuga ati ni gute bagonga Dylan? Gusa umubyeyi yabaye umubyeyi aratabara, ahita agenda akuraho umwana vuba vuba. Ubwo umugore wari utwaye imodoka yahise atangira kwitotomba avuga ati ariko ubundi ntabwo muba mureba mwabagore mwe, niba utazi kurera umwana wagiye uvuga bakamukorerera gute umwana gucika akaza mu muhanda? Ubuse wari ugiye kuneza ibibazo, reba amakosa yose wari ugiye kunkoresha. Ubwo yahise yongera ati imodoka arigendera, abandi nabo basigara aho ngaho mu muhanda. Ubwo Ornella kahise kaza gahobera musaza wako avuga ati Dylan, mama si yatubuje gukina mu muhanda ubundi ariko umeze neza. Ubwo muri ako kanya wa mugabo umugore yari asize mu nzu yahise yisohokera asa nkaho arambiwe, araje ati okay reka nigendera nyine, komeza wite kuri abo bana bawe, uzakomeza unabitaho n'ubundi ntacyo ninjizaga, gusa uzajya ukomeza umpombye gutyo gusa, kanigendere rwose nzashaka abandi. Ubwo umugore yahise atangira gutakamba avuga ati no baby ariko narinje, uri kureba ntari nsoje. Ubwo umugore wari wuzuye umujinya yahise avuga ati ubundi byose si ukubera mwebwe, ubu se amafaranga ndi gutakaza mwese muzayanyishyura? Muzayanyishyura? Kuki mutakemera ko nishima nanjye? Ibi byose ni mwebwe mbishinja. Nta soni. Ese mama mva ngiye ntakeneye ibyishimo, mpamvu imbere se nyine ugire vuba. Ubwo umugore wari ufite umujinya mwinshi harimo no gushaka kuwutura abana, ariko avuga ati ni mwebwe n'ubundi mama muri kumbuza kwikundanira n'abagabo bafite amafaranga, ayo yose n'amafaranga bari kunca mu myanya y'intoki. Ubwo umugore rwose yahise agenda n'umujinya mwinshi yicara muri salo, ariko avuga ati ibingibi ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka, amafaranga yose azajya azancika kubera ibi byaranabyaye na se wabyo yarancitse akagenda, nta n'isoni. Ubwo umugore yahise atuzamo araje avuga ati ariko uzi ko ari byo, nungutse inama ahubwo ngiye kubigenza uko, iyi nama niyo, reka nze mpamagare baby wanjye aze ubundi mubwire igitekerezo mfite. Aba bana no kujya kubajugunya ahubwo bakamva imbere bakagenda kuko ndambiwe kubana nabo. Yo ubwo abana disi bari barimo kubyumva bahagaze mu muryango. Ubwo garisaga nkaho ariko gakuru k'agakobwa kese gafata agasaza kako karavuga ati tugende Dira, tugende mama wacu atajya kutujugunya. Ubwo umugore ni gutya yafashe umwanzuro wo gufata abana akabajyana hariya kuri Nyabarongo, ariko babwira ati nimuguma aha ngaha ndaje, ari naho twatangiriye filime yacu. Ubwo akana kakomeje kumubwira kavuga ati nyine mama wacu yadufasha tuzana hariya, ariko ari kutubwira ngo aragaruka kutureba. Ubwo nyine twari dukimutegereje, aribwo nawe yisuza nyine udukura hariya hantu. Yo ubwo akana kamubwiye inkuru yose ukuntu byagenze. Umugabo disi biramurenga, ariko avuga ati ngaho muhumure bana bato, muhumure ntago mugipfuye, ndabizi neza babasize hariya kugira ngo muruhame muri ariya mazi, ako muhumure ndahari, sibyo? Nimushaka mujye mumamagara mama cyangwa munyite papa, ariko ngiye bizanshimisha kubabona mu maso yanjye. Mutuze rero ndabafite, sibyo? Kandi namwe muramfite. Gusa nyine kandi uko munde wangaha nabana nanjye nagiraga ndetse na n'umugore. Ubwo kana kahise kitanguranwa disi ngo ni Ornella. Karavuga ati none se si watubera papa, sibyo? Umugabo ati ya nta kibazo bana bato, nshobora kubabera papa cyangwa se mama, nanjye mukambera abana.
yo ubwo abana disi barabyishimiye bavuga ati Dira uri kumva natwe tutabonye papa tugiye kuba umuryango natwe. Yo ubwo abana barabyishimiye kuba babonye umuntu bahakaya, umuntu bitaho disi, bakongera bakabona umuntu baganiriza akabaha uburere bw'ababyeyi. Yo ubwo umusaza disi wicururizaga imineke azunguza yafashe utwana twishimye n'ibyishimo ahita tujyana, aravuga ati tugende, icyo nzarya muzarya icyo, kandi ndabizi neza ko mutazabura icyo kurya mpari. Yo ubwo umuzunguzayi ni gutyo yitoraguriye abana, nabyita ko ari ukubatoragura. Abana disi nabo babyishimiye bumva ko bongeye kubona famiye, bari kuvuga ati Dira twongeye kubona umuryango muzima udukunda maze. Yo ubwo barakwereka iminsi yaragiye iricuma, abana baragenda barakura, umusaza rwose aragenda yongera aracya, yaranateye imbere, asigaye noneho adacururiza mu ntoki, asigaye yaraguze n'akamodoka ko kugenda atambagizamo utuntu yacuruzaga. Ubwo yaragiye yagura na bizinesi, noneho agenda acuruza n'ibintu by'imboga, imbuto ndetse n'imboga, akajya agemurira abantu bakamusanga aho ngaho. Yabaga ari kwicururiza rwose, ubona ko afite n'akamorara, ari kugenda niririmbira uturirimbo anavuga ati mubanguke abakiriya beza, kuko noneho nabazaniye imboga ndetse n'imbuto byiza, noneho sinzi ko muraza kubonayo mu mpayi. Yo ubwo yabaga afite ibyishimo byinshi. Ubwo muri ako kanya ari kugenda asa nk'ahamagara abakiriya be, hari undi muntu wasaga nk'aho ari umukecuru yaturutse inyuma agenda yomboka, ahita agenda aca inyuma y'umusaza wari uri kwicururiza, asa nk'aho ari kugenda amwiba, agenda akura mu modoka arunda mu mupira. Ubwo hari undi wese aturuka hirya rwose, umukobwa ubona ko ari mwiza, ahita avuga ati papa. Yo disi ni karonera kakuze, ubona ko karakeye rwose kavuye nko ku ishuri, kavuga ati papa ndabona umuntu arimo kukwiba, dore ngo urayisha inyuma y'imodoka. Ubwo wa mukecuru wari uvuye kwiba yahise ahagarara, yumvise ko n'ubundi yafashwe. Ubwo bahise bamubwira ati zana ibyo ngibyo wibye hano. Umukecuru yarahindukiye yumvise n'ijwi, ubwo yahise atangiye gufata ibyo yari yibye, atangiye kubibasubiza. Ubwo yagize gutya wahita akuramo ingofero yambaye mu mutwe, ahita atangira kwisetsa. Akana ngo ni karonera, kahise kavuga ati mama ni wowe, kubera iki wabaye gutya mama? Ubwo umusaza we ntabwo yari azi ibiri kujya mbere. Ubwo umukecuru nawe yahise atangira kurira, avuga ati Orne ari umukobwa wanjye, ni wowe wanganye gutya. Ubwo Orne yahise atangira kumusomera, avuga ati niko mama, wa mugome we, ibyo wankoze urabyibagiwe, gute wamamagara? Njye ntabwo nyine umukobwa wawe, ariko ni gutya wabaye kubera iki? Ibi byose ni ba bagabo wirirwagamo, niba bakugize gutya mama. Yo ubwo umukecuru yatangiye gusaba imbabazi, avuga ati mbabarire cyane Orne, ni ukuri ndakwinginze mbabarira, basi mureke mbasubize ibyanyu nari nibye, ariko mureke nigendere, sibyo? Ubwo wa musaza witoraguriye ba Ornera yahise avuga ati ngaho genda ibyo wari ufashe bijyane, ariko ugenda uva aha. Ubwo umukecuru yagiye gushingura ngo agende. Ornera disi ari kurira, aje avuga ati mama buretse gato, kubera iki wabaye gutyo? Ubwo muri ako kanya hahise haza kandi gahungu, ubona ko kakuze nako kameze neza, ari nako kakandi kadirani, kavuga ati Orne kubera iki uri kurera bigenze gute? Uyu muntu ninde uri ahangaha? Ubwo umukecuru disi yabonye na kadirani, arangije atangira kwisetsa, avuga ati Dira muhungu wanjye, wabaye umugabo gutya? Dira ngo heruka uri akana gato, mana yanjye disi wabaye umugabo. Ubwo Dira ni rwose rero akuze ari umuhungu uri seriye, yahise avuga ati Ornera uyu muntu ninde uri kumamagara ngo umuhungu we ngibiki? Uyu muntu ninde? Yo gutisi kadirani kari kakiri akana ntabwo kabyibuka. Ubwo umukecuru yabuze icyo avuga, yaje avuga ati muhungu wanjye, ndabizi narabahemukiye pe, narahemutse, ariko mumbabarire. Dira wari ukiri umwana mutoya, ntabwo nzi nimba wanyibuka, ariko nyine njyewe ndakubonye mpita nkwibuka. Erega amaraso arakururana, ni ukuri mbasabye imbabazi bana banjye. Erega nashutswe n'iby'iyi si, cukwa n'abagabo n'iraha, cukwa n'abagabo ndetse n'amafaranga, ariko ndabinginze nimumbabarire bana ba,
ndikumva binteye isoni kubabwira ko ari njye mama wanyu. Ubwo abana disi batangiye kugira impuhwe. Umukobwa ngo nihora aravuga ati mama, humura rwose n'ubundi twarakubabariye, kuko twiboneye umuntu mwiza, umuntu ufite umutima wa kimuntu, aradufata araturera, adufata nk'abana be, atwishyurira amashuri turiga, ubu nararangije ndi kwiga kaminuza. Dirana umuhungu wawe mutoya nawe ejo bundi arajya muri kaminuza. Uri kumva tutarakuze? Rero mama, nta mpamvu yo kuba tutakubabarira, kuko twibereyeho mu buzima bwiza, turashima Imana. Ubwo umusaza yarabyumvisha arababara, aravuga ati ni wowe wafashe abana ukagenda ukabajugunya iruhande rwa Nyabarongo kugira ngo abana bagwemo? Niko mubyeyi, ugira umutima gute ibintu wabikora? Ngaho genda rero duhunge, abana banjye ubu bameze neza, barishimye, none rero bugarutse kubatera agahinda. Nta soni, abantu batagira umutima koko. Ubwo umubyeyi yakomeje gusaba imbabazi, avuga ati ariko nabasabye imbabazi bana banjye, ni ukuri nimumbabarire. Yego narahemutse ndabizi, ariko nanjye naje kwicuza, ubuzima bwaje kungendekera nabi. Ndavuga ati gusa yanza kuba nkibafite ntabwo byari kuba bingendekeye ko nguku. Nahoraga nicaye hahandi n'abataye, mvuga ati byibuze Imana ishobora kunkorera igitangaza nkababona. Gusa undi mutima wambwiraga ko mwapfuye, ikindi kandi ko mwaguye muri ya mazi nta ruvugira, byibuze ngo babe baranabashyinguye cyangwa se mwararohamye bakabarohora. Niyo mpamvu nahoraga nicaye impande ya ruriya ruzi, numva ko byibuze rimwe nzababona. Ubwo Diana agaho kari kariseriye nako katangiye kuzana impuhwe, karavuga ati ngaho tuza mama, tuza, ndikumva ariko bari kukwita, ariko ihangane sibyo, bikomeza kurira. Nimba ko kari wowe mama wacu nyine tuza, nta mpamvu yo kutakubabarira. Ubwo umubyeyi yumvise hari umwana wongeye kumuhamagara mama, arangije itaturika ararira, aravuga ati bana banjye, ndikumva mbyishimiye kuba nongeye kumva unyita mama. Dirani. Ubwo muhungu ni Dirani yese avuga ati ngaho calm down, tuza rwose, uri kubona ntameze neza, ngaho ihangane rero ntiwongere kurira, natwe tuzagerageza uko dushoboye basi tukurinde nawe, ariko ntiwongere kubaho muri ubwo buzima, ngaho tuza. Ubwo wa musaza wari warabatoraguye yese atangira kubwira Ornella, avuga ati Orne, rero ndabyimva mama wanyu yarabahemukiye, ariko nugushima Imana ko mukiriho mutapfuye, ntabwo rero mugomba kumwitura inabi. Mwibuke byibuze ko yanihanganye akababyara, kuko hari benshi batababyara, inda bazikuramo zikiri urusoro, sibyo? Ngaho byibuze ni mubikorere yuko yababyaye akamera akabazana hano ku isi, maze mumubabarire, mwongere mumufate nk'umubyeyi wanyu, sibyo? Ubwo disi umubyeyi yararize, ibyishimo biramurenga. Ubwo muko yari agiye guhobera abana be, hari umugabo wese aturuka inyuma ye, araje amubwira ati niko, igihe cyose wagendeye wari wagiye tatiya, wibagiye ko wambwiye ngo ugiye gushaka icyo turya? Ese wabonaga inzara itanyiciye mu rugo? Niko, wabonaga inzara itanyiciye mu rugo? Ntiwambwiye ngo mu kanya gato uraba ushatse icyo kurya? Ubwo disi umugore yari yaje no kwiba kugira ngo ashyire umugabo icyo kurya, ari nawe wa wundi bajyanye guta abana. Ubwo umugore wese avuga ati rega n'undi naje kubyiba baramfata, nari kuba nabikuzaniye, nuko bamfashe ubu ngubu, nari nagerageje gushaka icyo kurya. Ubwo umugabo yatangiye kumubwira nabi, avuga ati ariko nta soni, none se wumvaga ndarya iki? Wabonaga ntari mu rugo njyenyine nta n'icyo kurya mfite? Ubwo umugore disi yaremeraga akajya kwiba kugira ngo abone icyo gushyira umugabo ngo nawe arye. Bari basigaye babayeho mu buzima bubi, ubuzima disi budashimishije. Ubwo umugabo yatangiye gusa nkaho ari gukubita umugore mu maso y'abana be. Umuhungu ngo ni Dirana akibibona, ubwo yahise azana umujinya ahita asunika wa mugabo, avuga ati toka kure wowe, agendera kure mama wanjye, uyu nguyu ni mama wanjye, ntabwo wemerewe kuba wamubwira nabi. Ubwo wa mugabo nawe yaratunguwe, atungurwa no kongera kubona ba bana bagiye kujugunya hafi na Nyabarongo, barakuze bavamo abantu b'abagabo. Avuga ati kumbi ni mwebwe? Murabuzwa n'iki se kumutabara? Murabuzwa n'iki? Ubwo Ornella nawe yahise avugira hejuru, avuga ati tuza se nyine, uragira ngo tunaguhamagarire polisi? Ibyo mwakoze cyangwa mugira ngo twarabyibagiwe?
ubundi si we wagiriye mama iyo nama, ntabwo uwo mutima yawugiraga. Ubwo umugabo yahise acisha make aravuga ati ndabibutse sha, ni mwebwe bwa bwana bwari ubucwindigiri tujya kubujugunya, ese ko nari nzi ko mwapfuye muracyarihora. Ubwo umugabo disi wa undi wabitaraguye byaramubabaje, araje avuga ati cicikaho ngo wa mugabo, cicikaho ngo utansembura, nshobora kuba naguhamagarira polisi rwose ikakujyana, nta n'isoni numva amagambo uri kubwira abana bangana ko cyangwa uragira ngo si twabibwira polisi. Ubwo umugabo nawe disi yari asigaye ameze nk'umuntu wataye ubwenge, bari basigaye babaho mu bukene rwose bumwe butabaho bitewe n'umutima wabo mubi. Erega n'ubundi ntabwo wakora ibibi ngo bigurwe amahoro. Ubwo umugabo yumvise ko harazamo n'ibya polisi, arangije ahita yigendera asiga umugore aho ngaho. Gusa umubyeyi yari yongeye kubonana n'abana be, abana basigaye bari kumuhumuriza bavuga ati ngaho humura mama, humura kandi twarakubabariye, ikindi kandi uradufite, ntiwongere kugira umutima ubabaye, ntiwongere kwiyumva nabi mama, ubu ngubu uradufite. Ubwo umugabo ni gutyo yagiye, kuko yari abonye ko n'ubundi ibyo bishobora kuba byarangirira no muri gereza. Gusa abana bo barabababariye kuko bari basigaye bibereyeho mu buzima bwiza. Barahuye na wa musaza agerageza kuba yabarera mu bushobozi yari afite, anabishyirira amashuri bariga. Ubu ngubu Orunera yari agiye gusoza muri kaminuza, Diane nawe yitegura kwita yijyamo. Ubwo nibwo bongeye guhura na mama wabo, disi nabi ibyishimo biragaruka, bumva ko noneho bagiye kubaho bafite umubyeyi, batitwa ko ari imfubyi noneho burundu. Ubwo disi wa mubyeyi yashimiye wa mugabo wabatoraguye, gusa ariko nanone yari afite isoni. Gusa ariko abana bo bari bamuhaye imbabazi kare, baramubwira ati tuza mama, ngaho tuza rero uradufite, ntabwo uzongera kubaho nabi, nubwo wowe uragerageje kuba watujugunya, Imana yo ntabwo yabyemeye, yakoreye muri uyu mupapa araza aradutoragura, ikindi kandi yanatureze neza duha uburere bw'ababyeyi. Ubwo disi abana bongeye kubona mama wabo, ndetse banifitiye papa wabo wari warabatoraguye. Ubwo abana ni nk'aho bahise bongera bubaka famiye, bafite mama wabo, ikindi kandi bakajyana papa wabo ari we wabareze. Ubwo abana baragiye babaho mu buzima bwiza, ndetse banakiza iwabo, barongera bakiza mama wabo bamusubiza mu buzima buzima. Mama wabo arongera abaho neza. Nibyo koko imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho. Byarashobokaga cyane ko abana bari burohame muri iriya Nyabarongo mama wabo yari yabasizeho. Gusa ariko kuko umugambi mwiza Imana yari bafiteho, ntabwo yemeye ko abana barohama, kuko n'ubundi byari byanditswe ko aribo bazatuma mama wabo akira, kongera agasubira mu buzima buzima, kandi afite umutima wa kimuntu noneho atakimeze nka kera. Ubwo byarangiye babayeho mu buzima bwiza, abana barongera barishima, bafite ababyeyi bombi, ababyeyi nabo bamera neza, baterwa ishema n'abana babo. Mwakoze cyane kubana nanjye, yari Asaf Obi. Kora like, share na comment niba wabikunze, kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane, dusubire mu y'ubutaha. Reka ntangire mbaha ikaze ndetse no gukora subscribe niba utarayikora, ndetse nawe tugiye kubana ari ubwa mbere nkuhaye ikaze. Njye ndi Asaf Obi. Like, share na comment byanyu ni ingenzi. Ikaze rero. Ese wowe mukobwa iyo wakunze umusore ugifata iya mbere ukajya kubimubwira, cyangwa ukomeza gushengurwa n'urukundo ukabyimenyera? Reka twumvire ko byagendekeye umukobwa wacu Kayira, ubwo yari yarakunze boss we maze agatinya kubimubwira. Ntabatindiye rero, dutangire ahantu mu cyumba kirimo kuberamo inama ya kampani. Ubwo yari yobowe na nyiri kampani, yari arimo arabwira uko bagomba guhindura ingamba kugira ngo kampani yabo ikomeze gutera imbere. Ubwo ari kugenda babwira ingamba bagomba gufata, baratwereka umukobwa we watwawe n'amagambo boss we ari kugenda avuga, maze agatangira kwimagina boss we aza akamuterura akamusoma, akibona boss we ari kumubwira ati ndagukunda Kayira. Kayira nawe ati nanjye ndagukunda Yurik. Nuko umukobwa agakomeza kubona boss we amubaza ati kuki suba wabicecetse ntubimbwire. Ubwo uko Kayira yari ari gukomeza yibwira ibyo byose, boss we yari yakomeje gutanga impanuro nuko bagomba gufata kampani. Yakomeje kugenda abaza ibibazo, ari nako yakomeje kubaza Kayira ati Kayira kuki tukubaza ugaceceka? Kayira
ubwo Kayira yakangukiye hejuru ati boss ndahari boss ndavuga nuko boss we ati nakubazaga kuki buri gihe tukubaza ugaceceka wongeye gusinzira nanone mu nama hagati. Kayira ati mumbabarire boss. Nuko boss yurika ati ndagukeneye none aha muri office yanjye kandi gira vuba Kayira. Ubwo Kayira kugira ngo yandike imyanzuro yafatiwe muri iyo nama we yabaga ari kwiyandikira uburyo akunda boss we. Ubwo yarahagurutse ajya kwitaba boss we, nuko akigera hafi ahita yegera umusekreteri bakorana ati umva sekreteri wabuze icyo boss amamagariye. Nuko uwo mukobwa bakorana ati cyane rwose, umva bagiye kukwirukana mu kazi kuko buri gihe uri gusinzira wagira ngo warwaye umusinziro. Ubwo kubera uwo mukobwa yari ari kuvuga cyane, boss we yahise abyumva cyane ati uwo ni Kayira wongeye gusinzira. Ubwo Kayira agize ubwoba maze ahita ajya kwitaba muri office ati mumbabarire boss kuba nongeye gusinzira nyine nuko boss. Nuko boss ahita amubwira ati banza wicare ubone kugira icyo mbwira. Boss akomeza avuga ati Kayira hari icyo ngira ngo nkubwire cy'ingenzi. Kayira ati yego nta kibazo. Ubwo ahita afata agenda ye nk'ugiye kwandika ibyo bamubwira maze agatangira kugenda yishushanyiriza boss we. Nuko boss atangira ati Kayira nakubwiye ko ari wowe wa mbere hano muri company yacu, umva banza nagura utuntu turi ku munwa ho gatoya. Ubwo Kayira yarihanaguye ati boss thanks, ubwo sinzi byari byangiyeho. Boss ati nyine ibyo nakubwiraga nuko ari wowe wabashaga gutsinda neza hano muri company yacu ku buryo wari watoranyijwe mu bazajya gupresent umushinga wacu, gusa kugeza ubu sinzi icyo wabaye kuko usigaye uhora usinzira. Ubwo Kayira ahita avugira hejuru ati boss reka ngusobanurire ibintu byose. Ubwo Kayira yatangiye kwibwira mu mutima ati yawe wari uzi uburyo biriya byose bimbaho ari uko ndi iruhande rwawe, ubu se iki nicyo gihe ngo mbimubwire, ubu se yabyakira gute? Ubwo Kayira yahise ayigarura ati oya nako boss I'm sorry rwose ntacyo nako. Ubwo boss yahise yibaza ibintu byinshi ahita abaza Kayira ati ariko se ubundi n'ibiki bijya mbere hano Kayira, zana ndebe ibyo uri kwandika muri iyo kaye yawe buri gihe uba ufite. Ubwo boss yafashe ya agenda ya Kayira maze mu kureba asanga hashushanyijemo amasura ye, udutima, amazina ye n'ibyo Kayira aba yanditse ati ndagukunda Eric ni ukuri uri mwiza, ubu uzamenya ko ngukunda ryari, ese nawe urankunda. Ibyo nibyo byabaga byuzuye mu ikaye ya Kayira. Ubwo Kayira yabuze icyo akora maze ahita ahaguruka aragenda yirukanka kuko sinzi nawe icyo wakora ari wowe. Ubwo boss yarahagurutse ngo amukurikire ariko ntiyagenda, akomeza yisomera ibyo Kayira yari yakomeje amwandikaho byose. Ubwo Kayira akomeje kubitekerezaho maze abura icyo akora niko kujya kwiyahuza inzoga mu kabari, ari nako yibwira mu mutima ati iyo nza kuba ndi umushomeri wenda ibi byose ntibyari kumbaho, kuko uburyo byanteye isoni sinzi niba nzongera kurebana na boss wanjye mu maso kuko nabaye nk'umusazi pe. Ubwo ko ari muri ibyo byose ari kubyibwira mu mutima we, boss we yahise aza amuturuka inyuma ati hi Kayira. Kayira arikanga cyane ati uri gukora iki hano boss? Maze boss ati nabajije sekreteri nyine ndangira kuri hano nibwo nje kukureba rero. Nuko Kayira ati ariko uriya nawe nta kintu aba atazi. Boss ati nyine nyumva Kayira, akiri ikaye yawe nabonye uburyo wari umeze mu gitondo, situation irimo nayimenye pe. Kayira ati nyine boss ntabwo ndi mu rukundo nawe, ahubwo nuko boss ati uravugisha ukuri? Kayira ati cyane, gusura umusore mwiza ariko ubwo wasanga hagize ngo ndi mu rukundo nawe. Nuko boss ati uri kumva se bitashoboka Kayira kuba nakundana nawe? Kayira ati oya wenda byashoboka ariko ubu siko bimeze. Boss ati none se ko nabibonye mu ikaye yawe? Kayira ati nyine mu ikaye yanjye nyine navugaga nyine boss kuri boyfriend wanjye nawe yitwa Eric, nyine nakundaga no kumushushanya. Nuko boss ati none se Kayira ufite boyfriend? Kayira ati yego ndamufite. Ubwo Kayira yabitekerejeho arangije ati nubireba se ko turi kumwe, uyu niwe boyfriend wanjye boss. Uwo musore ati hola. Boss ati hola Kayira, uyu mukunzi wawe se yitwa Eric gusa? Kayira ati oya bamwita Shimwa Eric. Sheri wanjye niko yitwa Shimwa Eric. Nuko icyo gisore nacyo ati yego ni gutyo nitwa sheri wanjye,
nuko Kayira ati nyine be bishobora kuba bitumvikana gusa ndaza kubigusobanurira neza nyuma. Ubwo boss wa Kayira yabuze icyo akora maze ati gusa njye ntago nishimye na gato. Kayira ati kubera iki utishimye boss? Nuko boss we ati nyine njye ntago nitaye ku bandi boss wawe, nyine njye ndagukunda gusa njye ntago nari mbizi, nari nzi kuri singo rero mbabarire reka ngende. Ubwo naho mu kazi Kayira, ubwo boss yaragiye maze Kayira abona hari agakobwa kaje kumusanganira ariko we ntiyakitaho maze ati mana yanjye burya nawe yarankundaga iki gihe cyose sundi kuki atabimbwiye, ubu se njye namubeshyeye iki? Kuki koko namubeshye ko mfite umukunzi kandi ntawe uhari? Ubwo uko ari kwibaza ibyo byose ari kubitekereza, wa musore yerekanye ko bakundana kandi abeshya yahise amuha ngo basangire, maze Kayira we ntiyabyitaho aguma kwitekerereza impamvu abeshye boss we. Ati nukuri birangoye gutegereza mu gitondo, singira abona bukeye pe kuko ndi kumva umutima uremerewe. Ubwo bwarakeye Kayira ajya mu kazi, agenda ibitekerezo byose biri kuri Eric boss we. Mbese yari yabaye nk'umusazi. Ubwo yaragiye ngo abaze sekreteri niba boss wabo yaba yahageze, maze ataravuga sekreteri ati uhumura ntawe uhari, yagiye mu nama. Kayira ati ubwiwe n'iki se kari ndi gushaka? Ubundi siyo nama irarangira ryari ko mushaka cyane, nshaka ko tuganira byihutirwa. Nuko mu sekreteri ati wapi ntago ari buboneke kuko nava mu nama, turi buze gusohokana njye nawe. Kayira ati musohokana hehe se? Nuko sekreteri ati ibazera nyine yamamagaye nimugoroba arambwira ngo nze kuza dusohokane. Shange sinari kubyanga kuko nanjye nari mbikeneye cyane pe. Ubwo Kayira n'umujinya mwinshi ati no ntugira aho ujya, nako ahita yigarura ati sha nyine ntuze kugira aho ujyana nawe kuko. Ubwo sekreteri amuciye mu ijambo ati kuki uri kumuza kujyana nawe? Ibyo ni ishyari ngiriye mukobwa usinzira we. Ubwo bakiri muri ibyo boss wabo yahise aza maze ati amakuru yawe Kayira, Brenda wasoje kwitegura tugende? Brenda ati yego narangije rata nta kibazo. Boss ati okay tugende kambanze mbika tuno tudokima kanurambike hano nako. Ubwo Kayira yatangiye kwibaza mu mutima ati mana yanjye nkora iki koko, ngende mbakurikire se cyangwa mutegereze? Ubu senze bari bugaruke ryari? Ubwo Kayira yahise agenda amukurikiye maze bihuza nuko boss we nawe yaragarutse inyuma ati sorry Kayira, hagati y'inama yanzuye ko ari wowe ugiye gusigara ayoboye iyi company kuko njyewe. Kayira ati njyewe se boss? Boss ati yego kuko natekereje nsanga ari njyego gutezaga biriya bibazo byose, ubu rero njyewe ngiye kuva hano njye ku yindi branch. Kayira ati ngo? Boss ati yego nibyo ngiye kujya gukorera ku yindi branch kuko ndumva ari byo byaba byiza kuri njye no kuri wowe, ugire umunsi mwiza kandi. Ubwo Kayira yasigaye yibwira mu mutima ati ubwo boss ari gushaka kandi njye musimbura vuba aha, ni ukuvuga ko ari njye yiyumvamo, gusa nta kintu na kimwe cyanyereka koko kankunda. Ubwo Kayira yakomeje kwibwira ibyo byose mu mutima yumva ko na boss we ashobora kuba amukunda. Arangije afata agenda ya boss we ngo byibuze yashyire mu gituza ko wenda araza gutuza, maze mu kuyifungura asangamo amashusho ye n'amagambo meza yuzuye urukundo boss we nawe yagendaga yandikamo. Ubwo Kayira yakomeje kugenda arambura kuri buri page asangamo ishusho ye n'amagambo arimo urukundo, bigaragara ko atari Kayira wenyine wakundaga ahubwo na boss we yari yarashize. Nuko Kayira ati ahantu hose huzuyemo njyewe, iki ni ikimenyetso kigaragaza ko nawe nkunda. Ubu se negereje iki ko nawe nkunda nanjye nkaba mukunda? Kuko ubu ndabyiboneye byose pe, ibimenyetso ndabifite. Ubwo Kayira yahise ahaguruka yiruka cyane ati boss I'm sorry, uretse kugenda none se ko wari ugiye utambwiye branch ugiye kwimukiraho? Boss ati umbajije nyine ni iyihe branch mwaba mugiye kujyaho wenda ngo nanjye nzaba ariyo nkoreraho? Ni ukuri naba ariho nizira boss. Boss ati kubera iki se Kayira? Nuko Kayira ati nyine ni ukubera ko nkukunda, rero sinakihanganira ko unjya kure kuko. Nuko Brenda ati umva mubwira vuba ibyo mubwira twigendere. Ubwo bamwimye amatwi maze Kayira ati Yurik ni ukuri ndagukunda.
nuko Eric ati ariko warambwiye ko ufite boyfriend Kayla. Kayla ati oya, uriya ni umuntu nasanze hariya mu kabari, nta nubwo nari muzi, ahubwo numvaga mfite isoni z'ibyo wabonye muri agenda yanjye. Naho ubundi se Eric, njye nagukunze kera, niyo mpamvu nazaga mu kazi nkahora ndi kwibona ndi gusomana nawe dukundana, mbese mbona twishimanye. Nyine niyo mpamvu ubwo boss wa Kayla nawe yase atwagwa n'urukundo kuko nawe yakundaga Kayla, atangira kumusoma maze Brenda baba bamutaye amapa nawe agira umujinya ahita yigendera. Maze boss Eric ati urumva nari umunyamahirwe Kayla? Kayla nawe ati nanjye nuko boss, nuko nanjye ndi umunyamahirwe. Ubwo abandi bakozi bakora muri iyo kampani baraje maze batangira kubakomera amashyi ati ni ukuri congratulation, mbese ubona ko bose bishimiye urukundo rwa Eric na Kayla. Ubwo story yacu irangira Kayla ariko tuganirira ati uko niko inzozi zanjye zabaye impamo, maze numva ko udakwiye guhishira urukundo n'ibyiyumviro byawe. Mu gihe wakunze umuntu ugomba kubimugaragariza, kuko kugenda ubihisha kugira ngo batakwita ikigwari cyangwa se ngo wataye umuco, niko bigenda bigira ingaruka ku bwonko maze bigateza n'ibindi bibazo birimo no guta ubwenge, kurwara turuma n'ibindi. Gusa kuri njye nubwo byatangiye nabi, byaje kurangira neza, mbaho mu buzima nishimiye kandi nahoze nifuza kera. Kugeza ubu njye na Eric wanjye tubaho mu buzima bwuzuye urukundo n'umunezero. Ni byiza rero kugaragaza ibyiyumviro byawe kuko nabyo bigufasha kuruhuka. Mwakoze cyane kubana nanjye, yari Asaf Obi. Kora like, share na comment niba wakunze ibintu tubagezaho, utibagiwe na subscribe. Ndabakunda cyane, dusubire mu y'ubutaha.